Haleluya. Numukozi Imana John Migabo basuhuza mu izina rya Yesu ndabashuje. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2025. Tugiye kwinjira mu mwaka wa 2026. Nanze iri jambo ry'Imana uyu munsi kubera ko ngiye kwinjira muri byinshi by'umurimo wayo bitandukanye cyane. Ubwo rero sinzaboneka kuri channel yacu Professional Church TV. Winjiyemo ukabona ijambo ry'Imana ryo kwifuriza buri wese umwaka mushya na Noheli nziza, atari ya Noheli y'imigenzo n'imihango, ahubwo ya Noheli twibutsa ko turi abakristo. Amen. Ya Noheli itwibutsa ko turi abakristo. Ya Noheli twibutsa ko Yesu yaje kuducungura ibyaha byacu. Amen. Niyo mpamvu rero ninjiye muri iri jambo. Ubwo iyo wibagiye gufunga telefone nka kuriya umuntu akakuderanja, bibaye rimwe cyangwa bikaba kabiri, uva mu mwuka. Bana maze gufunga n'iyindi bintu byose bishobora kuza binjagataho ku ruhande. Amen. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Mbifurije umwaka mushya, umwaka wa 2026. Niyo ntego y'uyu munsi. Tugiye kwinjiramo dute? Tugiye kwinjira muri Noheli dute? Niyo ntego y'uyu munsi. Dusenge. Uwiteka Mana, turagushimye kubw'uyu munsi wa none. Ntabwo biba byoroshye kugira ngo tubone umwanya ku isi kandi wemera ko dukora, ariko ducunguza uburyo umwete mu bishoboka n'ibidashoboka kugira ngo tuganire nawe n'ukuri, kandi twinjiye mu mwuka nibwo tukumva, nibwo tugukoraho, nibwo tukurebesha amaso ya yandi y'umwuka. In Jesus' name I pray. Amen. Umuntu ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe. Twaraganiriye nta gihe kinini gishize. Aranganiriza ati se John, ugiye kwinjira muri uyu mwaka ute? Ugiye kwinjira muri uyu mwaka wa 2026 gute? Mfite intego, ndazimubwira intego zanjye. Ati nkubwire ndi wongeraho nti. Ati intego wongeraho rero, uri umuvandimwe, uri inshuti, kandi turakuze. Turakuze, turaziranye, wowe nanjye turi inshuti, turabavandimwe. Ariko hari ikintu yewe Imana yampaye mu mutima wanjye ngira ngo ngusangize. Amen. Ati ndagira ngo ngusangize ijambo Imana yampaye, inama Imana yanyunguye muri kiyo n'umwuka wera. Ubu nihaye intego muri uyu mwaka. Ni urakoze, nguteze amatwi. Ati rero twabayeho ku myaka y'ubuto bwanjye. Ati nshuje amaso inyuma nkareba ko nabaye mu buto bwanjye, nkareba imyaka ngezemo. Nagize ababyeyi, ngira abavandimwe, ngira inshuti, hari abigendeye, ariko hari n'abakiriho muri abo bose. Ati Imana yanyeretse, yambwiye ko abo namenyanye nabo nk'inshuti n'abavandimwe nzarwane urugamba rwo kubagumana. Amen. Nzarwane urugamba rwo kugumana abantu banje. Amen. Amen. Ndatekereza ati ndongera nderekwa, kandi ndi Imana yawe, sinzakubaza ko utashatse abandi benshi. Nzakubaza uburyo wabanye nabo naguhaye. Amen. Sinzakubaza kutashatse inshuti nyinshi. Ahubwo nzakubaza inshuti naguhaye, abavandimwe naguhaye, ababyeyi naguhaye kuba bafite, wabanye na bute. Amen.
subiza amaso inyuma numva arambwiye tu ntabwo Imana izambaza ngo mu mwaka wa 2026 kuko utateye intambwe ujya gushaka izindi nshuti nyinshi. Sinzakubaza ngo kuki utamenye na kana, kutamenye na kana, kutamenye na kana, kutamenye na kana, ahubwo nzakubaza ngo wowe John abo naguhaye kumenyana nabo ubanye na bute. Numva nanjye abaye ambere yukoze hasi, mu Kinyarwanda ngo ukoze hasi yibutse indibuye, numva ananye nyibukije ibuye. Amen. Kuganira n'inshuti nziza n'umuvandimwe mwiza mujya inama nziza. Uyu munsi rero ubutumwa ndabubashangije, ni intego nifuza ko twasangira yakugirira akamaro, yaguha inspiration, nawe ukagira ute ukayigira iyawe. Amen. Abavandimwe, ababyeyi, umuryango, inshuti naguhaye ngo mubane wabanye na bute. Anyibutse ijambo ry'Imana, anyibutse ijambo njye gushaka muri Bibiliya, ndashakisha ngo ngo kuri iri jambo ngo ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 12 kuva ku murongo wa 17 kugeza ku wa 19. Abaroma 12 17 kugeza ku 19. Ayo muzi kandi n'umurongo kimenya bose, ni amagambo kimenya bose, ariko tuyashyira mu bikorwa. 17 ngo ntimukiture umuntu inabi yabagiriye. Ntimukiture umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. Amen. Ibyo mukora bibonekera abantu bose ko ari byiza. 18 niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa 19 ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye. Turekeraho guhora n'ukwanjye. Ushatse gukomeza ngo uzitura ni kuiteka avuga, nzitura ibikorwa by'umuntu nige nzabyimwitura si wowe, nige nzamuhana si wowe. Amen. Ntimukihorere, ntimukagira inzika, ntimukagira inzigo. Niba bishoka ko rwawe ruhande John, ko rwawe ruhande sisters and brothers, bana na buri wese amahoro. Iri jambo rigarutswe ubwa mbere. Bana n'inshuti yawe amahoro, bana n'umuvandimwe amahoro, bana n'ababyeyi amahoro, bana n'abana amahoro, bana n'uwamenyanye nawe wese amahoro, niba bishoboka. Ndongera njya mu Cyongereza, nabwo ndashakisha chapter 12 Romans chapter 12 verse 17 to 19. Repay no one evil for evil. Have regard for good things in sight of all men, if it is possible, as much as depends on you. Live peacefully with all men, all human beings. Beloved, do not avenge yourselves, but rather give place to wrath, for it's written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. It depends on you. Bizaterwa nawe kubyumva nuko bishaka. Murwanye uruhande niba bishoboka, niko mu Kinyarwanda ruhanditse. It depends on you. Njya mu Gifaransa. Haravuga ngo si est possible, d'ailleurs kuri 12 Abaroma 12 mu Gifaransa. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien
devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Urakoze Mana kubwira ijambo. Duhe imbaraga zo kubana n'abo twamenye ndetse n'abandi duhura nabo bose. Amahoro niyo bishoboka. Uduhe imbaraga zo kubishobora. Uduhe kureba umuntu n'ubumuntu ushaka kumureba mu ikibi. Ikibi tugikandisha urukundo, tugikandisha imbabazi, tugikandishe n'amahoro muri twebwe. Turagusaba izo mbaraga in Jesus name. Amen. Iri jambo ndari batuye. Niba ubwo rero nafashe umwanzuro maze kumva iryo jambo, maze no gusabira ijambo ry'Imana, ndavuga nti uyu mwaka intego yanjye ni iyi. Mana mfasha. Subiza amaso inyuma, njya mu muryango wanjye, njya mu bavandimwe, njya mu nshuti namenyanye nazo, abanyamahoro ni bande, ariko Imana ikamfasha umwaka wose ibyinshi ikabyikorera. Amen. Kubera amasengesho yo gushaka kubana n'abantu bose amahoro, cyane cyane abo twamenye, Imana ikabinkorera tu. Abanshima Imana ko uyu mwaka nakaba gasigaye kose kagatotse hagati yanjye na mugenzi wanjye n'inshuti yanjye, kagomba kurangira byanga bikunze bw'amasengesho, kugira ngo ntangire umwaka wa 2026 abo mfite ab'Imana yampaye mbafite neza, nta nzika, nta rwango, nta mujinya, nta nzigo, nta bindi, kuri jewe nkiyeza. Amen. Nkuko umuvandimwe yabimbwiye, nkuko inshuti yabimbwiye, inshuti yanjye, muvandimwe, muryango mwese, kwa John mukozi w'Imana, the man of God, I want to be free. Ndashaka kumva nera. Uwantekereza nabi, wagira ukundi kuntu ambona, ibyo ntacyo nabikoraho, ariko kuri je ku ruhande rwanjye nkavuga nti Mana warakoze kubimfashamo. Amen. Si intego nziza, intego yo kugerageza n'abandi ngo if it is possible, it depends on you. Biraterwa nawe kubyumva no kubishaka. Shyiramo imbaraga, shyiramo imyuka, shake mugenzi wa mugarure. Icya gatatu yambwiye, umurambwiye ati yewe kubwanje ntabwo Imana irambwira ngo gumana abantu naguhaye. Amen. Icya kabiri yamubwiye, sinzakubaza ngo kuki utashatse abantu isi yose ngo uyigire yawe, uyigire inshuti. Never. Niyo babarwa ku ntoki gutya 1 2 3 4 5 hano babara bahereye hano ngo 1 2 3 4 5. Twe mu Afrika oya nabyishe, babara bahereye hano babara gutya ngo 1 2 3 4 5. Twebwe tugira gutya ngo 1 2 3 4 biratandukanye cyane. Urumva irembuje umuntu wambwira ngo ugira gutya, ariko yisezera hano ku muntu ugira gutya ngo ubwo umusezeyeho, aho kugira ngo ugire gutya ngo ugize gutya umuntu aragenda. Muri Afrika ugize gutya umuntu ahita azayiruka. Imico iratandukanye. Na ibere naga paruda waga. Mwumva niyo baba 1 2 3 wene nayo nagira 4 5 bakabangana n'igipfunsi. Niyo nzakubaza. Sinzakubaza kutongeyeho 6 7 8 9 9 10. Never. Sinzabikubaza. Ahubwo babandi naguhaye nk'inshuti nk'abavandimwe nk'umuryango, abo ngabo gerageza ubashake, mugirane urukundo rwa kivandimwe. Abandi bose ubakunde kuko bari mu misho yanjye kandi akaba ari abantu.
niyo yaba yitwa umwanzi wawe, niyo yaba arimo guhiga ngo kugirire nabi, ijambo ry'Imana rikagaruka ngo niba bishoboka mubane n'abamahoro, ariko kandi ntimuzanihorere, ntimuzanihereze n'urupfu ngo mwiyahure mu mwanzi cyangwa se mu muntu. Nge mvuga mu muntu winjiyemo n'ikibi ivo ngo kugirire nabi, uzamuhunge. Umuntu amaze kwinjira muri kibi ngo kugirire nabi wamuhunga, ariko umusengere kugeza biciyemo. Gashaka ntiyarekeraho, nsindagiriye intego ngo rero jewe ubutumwa nashaka kubahana ubu ngubu niyo nama nziza. Umwaka wa 2026 ugerageze ushake abantu bawe Imana yaguhaye, ubagaruze urukundo, ubagaruze imbabazi, ubagaruze amahoro. Hamagare mu ijwi ryawe amakuru ki nakwihorera, ibyo ntabwo uzabibazwa. Kubera ko nongeye harambwira atari ko John njya numva yigisha ku mbabazi, ndabyibutse ati ujya wigisha ku mbabazi, atari ko buriya iyo ufitanye ikibazo na mwene so, jya wisuzuma urebe niba wowe nta ruhare ubifitemo kugira ngo mukigirane. Amen. John nawe isuzume urebe niba icyo kibazo cyabayeho nawe nta ruhare ubifitemo. Uruhare rwawe rero uzagira ute, uzarusabira imbabazi za mugenzi wawe, uzasaba Imana imbabazi na mugenzi wawe muhamagare za mbabazi. Atujya wigisha ko imbabazi, amoko y'imbabazi ntabwo nyasubiramo, ariko imbabazi you have to open your mouth and talk with your friend. Umubwira uti sorry, mbabarira, fungura umunwa uvugana na mugenzi wawe uti mbabarira, nasanze nanjye byabaye mbifite mu ruhare. Nataziguha ngo uzabugize uti umugeretse amakara yakagomotwe. Imbabazi zihabwa kubera ko umuntu yahambutse akaba amaze kumenya uruhare rwe, akaba yishuje mu mutima, agashaka mugenzi akamubwira ati sorry, mbabarira mugenzi wanjye, forgive me, pardon, nisamehe kabisa. Zitanga ikizere, zitanga kongera kugarura abari abacu twari twaratandukanye. Umwaka wa 2026 dushake abacu twatatanye kubera ikibi, kandi twirinde. Numva ijambo ry'Imana rirambwira ngo John, aka kanwa kacu, ururimi bwacu, ubwenge bwacu, nujya gufungura umunwa uvuga, ugerageza uvuge icyiza, uvuge amahoro, uvuge icyubaka umuryango, inshuti n'abavandimwe. In Jesus' name. Nicyo mbifurije muri mwaka, kugerageza gutarura abacu bazimiye, kwirinda kuyoragura. Umuntu wese ubonye n'inshuti n'umuvandimwe ntabwo wabivamo, ntabwo abo nzabakubaza, ariko abona guhaye urabafite cyangwa bagiye bati niba ufite mu uruhare rwawe rero negatifu ruvaneho. Nicyo mbifurije muri mwaka, kandi nanjye ndimo ndabigerageza. Ntabwo ari ibintu biba bitworoheye, ariko hamwe no gusenga Imana yabidukorera. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you God. Thank you God. Murakoze Mana, murakoze Mana. Mbaraga zawe turazishimira umunsi kundi. Amen.